nibyo bibiri tubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko niba waramaze kuba umwana w'Imana ukaba warogejwe n'amaraso Yesu, ugomba kurinda umutima wawe kugira ngo biriya byose byanduza umuntu bye kuwugarukamo. Ni ikintu gikomeye cyane. Ndashaka kubabwira amagambo abiri akomeye. Icya mbere, abantu benshi bacuritse ibintu. Uhura n'umuntu akakubwira ati mwene data rwose Imana ishimwe ndagukunda, kandi mu mutima we arimo kuvuga yandi magambo. None Imana ikabwira ngo ariko mwitonde, kubera ko urusengero rw'Imana mwararucuritse. Murabizi ubundi uko urusengero rw'Imana rwari rwubatse, hanze habaga imbuga y'abanyamahanga, hagati hakaba amahera, imbere cyane hakaba amahera cyane. None twebwe twarabicuritse, inyuma dusigaye tugira hera cyane. Inyuma rwose nkuriya mufarisayo nkisiga irangi ryiza, mwene data Imana ishimwe, Yesu ashimwe, kandi mu mutima mvuga ngo aragapfa. Ntimucike intege, ibyo Yesu azaduha hanyuma bizaba bifite uburyohe kuruta ibya mbere, kuko iteka ryose Imana ihora irimo kurema ibintu bishya kandi bikuye mu byo twari dufite byashize. Ubwo iteka ryose muko muzitegereza mu ijambo ry'Imana, muzabona ko Imana ihora yiteguye gufatanya n'abantu bayo kandi ikabagirira neza. Mwibuka ijambo nababwiye dutangira uyu mwaka, Imana yabwiye Mose ubwo Mose yayitakiraga. Inyuma hari ingabo za Farawo, iruhande hari imisozi miremire, imbere hari inyanja. Imana yabwiye Mose ngo mbwirira abantu banjye ngo nimukomeze mugende. Reka rero nanjye mbabwire ngo nimukomeze mugende. Ibibazo bizashira tugenda, tuzasenga turi mu rugo, ejo bundi bazakingura twongere dusenge, ariko insengero zigifunze, hanyuma bizageza ahantu zongera zifungurwe twongere dusenge. Icyo tuzi ni kimwe, Imana yacu niyo ifite ijambo rya nyuma mu bibaho byose. Icyumweru cyiza kuri buri wese. Iki ni icyumweru cya gatatu cyo muri guma mu rugo, ariko dufite ibyiringiro yuko uko iminsi igenda hari icyo Imana iri budukorere tukongera gusubira mu materaniro asanzwe. Ariko nubwo bimeze bityo turacyayishima, turacyayihimbaza. Ndagira ngo rero aho muri hose, ari abari mu rugo, ari abari hirya no hino mu isi badukurikiye, duhuze umutima dushima Imana kuko twaramutse dufite amahoro. N'abarwaye Imana iri kumwe nabo, turi bubasengere. Abafite ibibazo bitandukanye tugiye kubasengera. Duhuze umutima rwose dushima Imana kuko uyu ni umunsi Imana yaturemeye ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Ndagira ngo rero mbere yo gutangira iri teraniro, duhuze umutima dusenge, twisengere, dusengere n'abumva ubutumwa kuri uyu munsi hirya no hino, ngo Uwiteka avugane natwe. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye yuko ibihe byose uhora uri Imana yacu, haba mu bihe bitoroshye nk'ibi turimo, haba mu bihe byiza, haba mu bihe by'uburwayi, haba mu bihe by'umunezero, uhora uri Imana. Tuguhaye icyubahiro, tuguhaye amashimwe ko waduhaye kubyuka tukaba duhumeka, kandi ukaba turemeye uyu munsi ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Tuguhaye ikaze rero muri iri teraniro ngo uvugane natwe, ari mu ndirimbo turi buririmbe, ari mu ijambo ryawe turi bwumve, ari mu gusenga kose turi busengera imbere yawe. Turakwingize kugira ngo uze ube hagati muri twe, wumve gusenga kwacu no kwinginga kwacu, umanurwe no kutunezererwa, umanurwe no kutugirira neza, umanurwe no kuduha umugisha. Kandi dusengeye abantu bose bari bukurikira ubutumwa kugira ngo Mwuka Wera uvugane n'imitima yabo. Mwami w'abami, ubera hose icyarimwe, niho ubera Imana, kandi buri muntu wese ubuzi ubukene bw'umutima we n'ibyifuzo bye. Turakwinginze ngo buri wese uri imbere yawe muri aka kanya umusubize uko ubuntu bwawe bungana, uze utunezeze, utubere Imana natwe tukubera ubwoko. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka muri aka kanya dutangire iteraniro ryacu turirimba indirimbo ya 68 muzo gushimisha. Turi mu bihe dukomeje inyigisho zacu twiga ku gukiranuka. Ndagira ngo rero turirimba indirimbo ya 68 ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru keretse kwizera Kristo.
ndagira ngo rero aho turi hose iyo ndirimbo ibanezeze kandi umwuka wera akomeze kuvugana natwe. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo Yesu yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, nimukererwa ahubwo mutebuke mweze imitima yanyu neza. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo Yesu yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo Yesu yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo Yesu yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Wogejwe, haleluya na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo Yesu yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Iki ni ikibazo cyiza. Ese waba warogejwe na Yesu akakubabarira ibyaha byawe, akakugirira neza? Uyu munsi ukaba ufite amashimwe uvuga uti
Uwiteka yankoreye ibikomeye nanjye ndanezerewe. Niba bitarakubaho, iki ni igihe cyiza cyo kubihitamo, kuko wogejwe na Yesu, wahinduwe na Yesu, hahorana amahoro kandi agira umunezero utarangira. Ndumva nkwifuriza kuri iki cyumweru kozwa n'Umwami Yesu, agatunganya ubugingo bwawe, akaguha ibyiringiro, kuko niwe wenyine ubitanga. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 4 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 64 mu mbabarire, kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 9. Kadusome mu izina rya Yesu. Turava ku murongo wa mbere tugere ku wa 6. Icyampa ugasatura ijuru, ukamanuka imisozi igatengukira imbere yawe, nk'uko umuriro utwika inyayu ukatuza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe, amahanga agahindira imishyitsi imbere yawe. Ubwo wakoraga ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe, kuko uhereye kera kose ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira icyo imarira uyitegereza itari wowe. Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka, ukabikora n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka, ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha, ndetse twabimazemo igihe kirekire. Aho no gukizwa tuzakizwa, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bugize ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba, uduhoye gukiranirwa kwacu. Mwakira ijambo ry'Imana. Twongere dusome igice cya 2 kiri muri Luka ibice 18 umurongo wa 9 kugera ku wa 14. Luka ibice 18 kuva ku murongo wa 9 kugera ku wa 14. Turavuga ku mugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka, bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2, ntanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Amen.
turacyari mu rugo kandi turacyashima Imana. Dukomeze kwirinda nk'uko bakomeza kubidukangurira, ariko ndagira ngo muri aka kanya tugiye kumva ubutumwa bwiza, twinjire muri wa mwanya wacu tumenyereye wo kwizera, tugasengera ibyifuzo bitari bimwe. Iki ni igihe aho turi hose dukwiye gufata umwanya rwose tukajya imbere y'Imana tukayinginga. Twarayinginze hashize igihe, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayibutsa ntitukayihwemere, ntitukayiturize kugeza igihe izaturemera amashimwe. Nubwo rero bimeze bitya, tukiri muri ibi bihe bitoroshye bya COVID-19, Imana iracyatubwira ngo dukomeze kuyinginga kugeza igihe izaturemera amashimwe. Ndagira ngo dufate uyu mwanya wo mu kwizera, dusenge, dukomeze kwirukana iki cyorezo, kandi dusengera abarwayi. Imana ikomeze kudukorera ibitangaza, bose abarwayi bakire, n'abandi barwaye n'izindi ndwara, kuko ntabwo ari COVID gusa, hari n'ubundi burwayi. Dusengera ibyifuzo bitari bimwe. Hari ababuze akazi, hari abafite ibibazo mu ngo, hari abafite ibibazo bitandukanye byababujije amahoro, byababujije gusinzira. Reka uyu mwanya tubizanire Yesu, kuko aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ndagira ngo n'ubundi nk'uko tubimenyereye dufatanye na pasiteri wacu adufashe gusenga, dusengera abo bose aho bari hose, abari hano mu gihugu no hanze yacyo. Uwiteka akore ku mitima yacu kandi atugirire neza, dusubirize ibyifuzo mu izina rya Yesu, amen. Kaduhuze umutima. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, waduhaye isezerano kuzabana natwe, kandi waduhaye isezerano ko ijambo ryawe ritazagenda ubusa, kandi waduhaye isezerano yuko uzahora utegeye amatwi kumva gusenga k'ubwoko bwawe. Turasenze ngo imbaraga z'umwuka wawe yarazimanukire kuyobora ibyo turimo gukora byose, kandi turasenze nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo umwuka wawe yaratunihira iminiho itavugwa iyo tutazi icyo dukwiriye gusabira. Umwanya nk'uyu nguyu turasenze ngo imbaraga z'umwuka wawe yarazimanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso hagati muri twebwe. Mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye gusengera ubwoko bwawe bwumva ubutumwa, buzumva ubutumwa, haba muri iki gihe no mu kindi gihe kizaza cyose. Umuntu wese azanyura kuri ubu butumwa, reka imbaraga z'umwuka wera zijye zimanukira gufata kuri buri muntu kugira ngo amenye icyo ushaka kumubwira, kandi ubu butumwa bumusubizemo ibyiringiro. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, ndasengera abantu bose barimo kumva ubutumwa, kuko iteka ryose tuzi imbere yawe dufite ibiduhangayitse, dufite ibitunaniye, dufite ibitugoye. Reka imbaraga zawe zimanukire gukiza abarwayi bose baba bari hagati muri twebwe. Uzumva ubu butumwa wese arwaye, reka bizamure kwizera kwe, imbaraga zawe zimanukire kumukiza. Waba arwaye indwara z'uruhu, waba arwaye indwara z'amaraso, waba arwaye indwara z'imitsi, iz'amagufwa, izo mu nda, izo mu mihogo, izo arizo zose. Kandi no muri kino gihe isi yacu irwaje abantu benshi ku bwa coronavirus, turasenze ngo urambure ikiganza cyawe nk'uko tumaze igihe tubigusaba. Turabizi ko ari wowe ufite mu biganza byawe isaha y'ibikorerwa ku isi byose. Ku isaha we wagennye umunsi uzavuga, ijambo rimwe rizaba rihagije kugira ngo ibi byose bihagarare kandi isi yose isubire ku murongo. Reka imbaraga zawe zimanukire gukiza, reka imbaraga zawe zimanukire kurema bundi bushya. Kandi turasengera umuntu wese wihebye mu mutima kubera ibihe turimo kunyuramo, wihebye mu mutima kubera ibirimo kubera mu rugo rwe, wihebye mu mutima kubera ibyo yahuye nabyo mu kazi, uwo nawe umuremera ibyiringiro bishya, kuko iteka ryose uhora witeguye kuturemera ibishya mu buzima bwacu. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turasengera abantu bose ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire kubemeza iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka, kugira ngo ukiri mu byaha yihane, uwamaze kwihana yongerwe imbaraga, kandi twese tugutumbire mu nzira y'ubugingo. Uhabwe icyubahiro, ubwoko bwawe buhabwe umunezero, kandi imbaraga zawe zikorere muri twebwe kugira ngo dukomeze urugendo. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, kandi turasenze ngo uhumugishire ijambo, buri jambo ryose, kugeza no ku kitso, kugeza no ku kantu kose, ukambike imbaraga kugira ngo bigire umumaro mu buzima bw'ubwoko bwawe. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Testing. Bene data, dufatanije ijambo ry'Imana, reka nongere mbasabire umugisha w'Imana. Nk'uko twatangiye tubivuga, iki ni icyumweru cya gatatu mu Rwanda hose amatorero afunze, ndetse twese cyane cyane abanyakigali dusengera mu rugo ndetse tuba mu rugo. Mu minsi ishize mwabonye
akantu kakwirakwiriye kuri za social media cyane cyane kuri WhatsApp. Harimo umuntu w'umukozi w'Imana wari ufite umutego wafashe ipusi, hanyuma mu rwenya aravuga ngo muri ibi bihe byaguma mu rugo, twebwe abakozi b'Imana leta ntiyadushyize kuri liste yabo igaburira, ngo ariko Imana yacu yaradushugurikiye iduha ibyo kurya kandi ibyo nta wabijya impaka. Nubwo icyo yari yafashe twebwe abanyarwanda tutakirya, ariko ibyo yavugaga ni ukuri koko ko twese Imana irakomeza ikadushugurikira kandi Imana izakomeza ibikore kugeza iteka ryose. Kandi reka nshimire cyane cyane abakristo biremera, kuko ako kantu kanyuze hamwe mu kurubuga ndababwira ni mwarakoze cyane kuturinda bene izi mboga z'amapusi, kuko nubwo turi muri guma mu rugo abantu barakomeje bita ku murimo w'Imana, barakomeza baritanga kandi ibyo ndabibashimira, ari abari mu gihugu imbere n'abari hanze, kubera yuko umurimo w'Imana tuzakomeza kuwukora twaba turi mu rugo twaba turi n'ahandi. Ariko reka mbizeze mbakomeze umutima, mbabwire ngo nubwo hari benshi iyi guma mu rugo yateye inzara pe, niho urwo rwenya rwaganishaga. Nubwo harimo benshi barimo kwibaza uko bizarangira, kubera yuko babona ibihe bitinze, ibintu birimo gusubira inyuma, ubucuruzi burimo guhomba, nubwo harimo benshi bamaze gutakaza akazi kubera iziguma mu rugo zagiye zisimburana, reka mbihanganishe. Iteka ryose nimuzabona ikintu kimwe kigiye, mukabona ikintu kimwe wari ufite kibuze, ujye umenya yuko hari ikindi Imana irimo kugutegurira. Mwibuka mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, Mariya yaraje abwira Yesu aramubwira ngo nta vino bafite. Ngira ngo abantu benshi niho bicaye kuri uno munsi. Dushatse twavuga ngo ubu ngubu kuri benshi ririya jambo niryo twavuga ngo nta divayi bafite. Bicaye ku bibindi birimo ubusa, bari bazi uko bigiye kugenda, bari bazi uko bagiye kubaho, bari bazi ikizakurikiraho, ariko mwizere ikintu kimwe gusa. Mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya icyahinduye amateka ya buriya bukwe nuko na Yesu yari ahari. Kandi natwe uno munsi ubwo Yesu ari kumwe natwe, mwitegure yuko muri ibi ngibi azatuvaniramo ikintu cyiza. Nkunda amagambo Imana yavuze muri Yoweri. Hari ahantu Imana yabwiye ubwoko bwayo irababwira ngo nzabariha 7 ibyariwe n'ubuzukira. Umunsi Imana izadusubiza ibyacu izabituriha kandi twongerereho. Ntabwo Yesu yigeze abwira bari abantu mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya ngo nimunzanire divayi nkeya yaba yasigaye nyitubure ibe nyinshi, nka cya gihe yatuburaga imigati n'igihe yatuburaga amafi. Ahubwo yarabwiye ngo nimudaha amazi muyashyire umukwe mukuru. Noneho ikintu kinezeza nuko divayi Yesu yabahaye nyuma ivuye mu mazi ngo yaje irusha ubwiza, irusha uburyohe iyo bari bafite mbere. Ndenda kubabwira rero ngo bene data ntimucike intege, ibyo Yesu azaduha hanyuma bizaba bifite uburyohe kuruta ibya mbere, kuko iteka ryose Imana ihora irimo kurema ibintu bishya kandi bikuye mu byo twari dufite byashize. Ubwo iteka ryose muko muzitegereza mu ijambo ry'Imana, muzabona ko Imana ihora yiteguye gufatanya n'abantu bayo kandi ikabagirira neza. Mwibuka ijambo nababwiye dutangira uyu mwaka, Imana yabwiye Mose ubwo Mose yayitakiraga, inyuma hari ingabo za Farawo, iruhande hari imisozi miremire, imbere hari inyanja. Imana yabwiye Mose ngo mbwirira abantu banjye ngo nimukomeze mugende. Reka rero nanjye mbabwire ngo nimukomeze mugende. Ibibazo bizashira tugenda, tuzasenga turi mu rugo, ejo bundi bazakingura twongere dusenge, ariko insengero zigifunze, hanyuma bizageza ahantu zongera zifungurwe twongere dusenge. Icyo tuzi ni kimwe, Imana yacu niyo ifite ijambo rya nyuma mu bibaho byose. Mugumane ibyiringiro rero, kandi iteka ryose nuzabona Imana ndetse divayi yawe igashira mu kibindi, uzamenye yuko ishaka kuyisimbuza indi nziza iruta iyo wari ufite mbere. Ibyo bibatera ibyiringiro, ibyo bibaha imbaraga, dukomeze urugendo. Ndagira ngo uyu munsi rero tugaruke ku nyigisho zacu turimo kwiga. Murabizi muri uyu mwaka dufite intego ivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Uyu munsi turi mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa kabiri, dutangiye kureba ku ntwaro ya kabiri yitwa kwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Twifashishije inkuru dusanga muri Luka igice cya 18 umurongo wa 9 kugeza kwa 14 nkuko bayadusomeye ayo magambo, n'amagambo dusanga muri Yesaya igice cya 64
umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Turibaza iki kibazo kivuga ngo kuki gukiranuka Pawulo akugereranya n'icyuma gikingira igituza. Hanyuma turaza kwibaza ngo gukiranuka muri Bibiliya kugaragara gute, gukiranuka ni iki? Turifashisha iriya nkuru y'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro, hanyuma turebe gukiranuka muri Bibiliya, turebe uburyo gukiranuka kubonwa, hanyuma tuze no kureba impamvu Pawulo avuga yuko gukiranuka ari icyuma gikingira igituza. Icyambere rero, iriya nkuru y'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro itwereka neza gukiranuka uko bigaragara muri Bibiliya. Icyambere bitwereka gukiranuka icyo atari cyo. Uriya mufarisayo yari umuntu mwiza pe w'umunyedini, ndetse yumvaga we nta kibazo afite, araza ahagarara imbere y'Imana yibwira ngo Mana ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu bose bariya b'abanyazi bambura abantu ibyabo, ndagushimira ko jyewe wampaye kukumenya, ntanga 10% cy'ibyo mfite byose, nsenga 2 ku munsi, ndiyiriza, mbese ndi umuntu mwiza. Noneho umukoresha w'ikoro we arahagarara ngo ntiyatinyuka no kubura amaso, ngo yikomanga ku gatuza, aravuga ngo Mana umbabarire kuko ndi umunyabyaha. Noneho Yesu afata umwanzuro aravuga ngo uwo nguwo wikomanze ku gatuza ngo yatashye atsindishirijwe kuruta uriya wumvaga ari umukiranutsi. Niyo magambo tugira ngo dusobanukirwe neza. Kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya, ubona abantu iteka ryose barimo kurwana intambara yo gusobanukirwa, yo kumva neza uburyo bashobora kugenda kugira ngo bashobore gukiranukira Imana. Ni ikibazo bagiye bibaza kenshi. Usanga kuvaho umuntu yakoreye icyaha, umuntu arwana intambara yo kongera gusubirana ubwiza bwe bwa mbere, agakiranukira Imana nk'uko yakiranukaga. Kuko murabizi neza buri iyi mpamvu duhorana intambara yo gukiranuka nuko twebwe Imana iturema, yaturemye mu ishusho yayo, kandi Bibiliya itubwira neza yuko Imana yacu ni Imana yera, ni Imana idagitekereza ikibi, idashobora no kukigambirira ngo ndetse ngo nta nubwo ishobora no kwishimira kukireba. Imana yacu ni Imana yera. Ahangaha niho ikibazo cyacu gikomeye kiri, kuko iyo dutumbiriye Imana tukayireba, ubwiza bw'Imana buhita butwereka ububi bwacu. Noneho umuntu agahora yibaza ikibazo ngo ariko umuntu yakora ate, umuntu yakora iki, umuntu yabigenza ate ngo ashobore kongera gukiranuka. Ngira ngo mwese abarimo kumvira ijambo icyo kibazo muragifite, nanjye ndakigira, ariko muraza kubona igisubizo kandi kiza kubafasha kujya mugenda mu bukristo mumeze neza, munezerewe, mufite umutima uticira urubanza. Kubera ko iteka ryose abantu bagerageza kunezeza Imana bakora imirimo runaka. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye basanga Yesu bakamubwira ngo nakora iki kugira ngo ndaga ubugingo bw'iteka, nakora iki kugira ngo nezeze Imana. Kuko icyo nicyo kibazo abantu bahora bibaza, ariko Imana ikababwira ngo ariko icyo kibazo mubaza kibajije nabi, ko nta kintu mushobora gukora ngo mugaragare mukiranutse imbere y'Imana. Reka mwumve amagambo amwe namwe adufasha kubyumva neza. Muri Zaburi ya 24, umwanditsi wa Zaburi abaza ikibazo cyiza n'abantu benshi bakomeza kwibaza n'uno munsi. Zaburi ya 24, umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo Uwiteka. Zaburi ya 24 turava ku murongo wayo wa 3, aravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara hera he. Noneho agatanga igisubizo ngo n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahira ibinyoma, uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe Mana ya Yakobo. Ariko urumva, ufashe aya magambo uyu mwanditsi wa Zaburi yanditse, akavuga ngo ninde uzegera Imana, ngo n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze na rimwe kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro. Umuntu nk'uwo nguwo wamukura hehe? Ntabwo abaho. Urebye no muri Yesaya mu gice cya 33, nawe arongera akabaza ikibazo nk'icyo ngicyo, ariko we nyuma akaza no kugisubiza. Yesaya 33 arongera nawe akavuga amagambo yenda gusa nayo wo muririmbyi wa Zaburi. Yesaya 33, reka mpabasomere umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Aravuga ngo abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Noneho akabaza ikibazo ngo muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka? Noneho akaduha igisubizo
ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagaya indamu iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi, uwo niwe uzatura aharengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Nkongera nkababaza ikibazo nti uyu muntu uzamukura hehe? Umuntu udakora icyaha na kimwe, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi, agapfuka amatwi ngo atumva ibinyoma, umutima we ntiwigere werekera ku kintu icyo ari cyo cyose kidatunganye, umuntu nk'uwo nguwo tuzamukurahe? Niyo mpamvu usanga iteka ryose abantu bagiye no mu isezerano rishya bagiye basanga Yesu bakamubwira ati ariko mwami Yesu, umuntu yakora iki ngo ahabwe ubugingo buhoraho? Muribuka muri Yohana ibice 3, Nikodemo yaraje asanga Yesu aramubwira ati mwigisha mwiza, umuntu yakora iki kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho? Yesu aramubwira ati niba ushaka ubugingo buhoraho, niba ushaka kwegera Imana, niba ushaka guturana n'Imana, ni ngombwa yuko uvuka ubwa kabiri. Ibi ngira ngo twagiye tubireba iyo ugiye no muri Matayo igice cya 19 batubwira umusore mwiza ngo yari umutunzi, yari n'umuyobozi kandi akaba n'umunyedini. Yasanze Yesu aramubwira ati se mwigisha mwiza, nakora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Ngo Yesu aramwitegereza, ariko aratubwira ngo arabanza aramukunda. Aravuga ati uyu musore koko abajije ikibazo cyiza. Aramubwira ati urashaka ubugingo buhoraho, icya mbere genda ugurisha ibyo ufite, nurangiza uha abakene, nurangiza uze unkurikire. Ngo umusore arabireba yumva ibyo musabye birakomeye, kugurisha ibyo afite agaha abakene, yarangiza akaza akamukurikira. Kuko nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo biguheshe gukiranuka, nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo biguheshe ubugingo bw'iteka. Ibi rero nibyo bijya bicanga abantu benshi, akibaza ati se niba ntacyo nshobora gukora ngo mpabwe ubugingo bw'iteka, nakiranuka nte, nakiranukira Imana nte, ko numva iyo nisuzumye nibonamo ibyaha? Rero buriya kugerageza kubaha amategeko, ukagerageza kuyatumbira, ukagerageza kuyashyira mu bikorwa, iteka ryose amategeko akwibutsa ko uri umunyabyaha, kuko icyo amategeko yashyiriweho ni ukuba indorerwamo itwereka ko turi abanyabyaha. Niyo mpamvu Yakobo yaranditse ngo usoma ijambo ry'Imana ngo ameze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo. Iyo wirebeye mu ndorerwamo icyo ubonamo ni uko usa, ariko indorerwamo ntabwo izagukosora. Ikizagukosora ni uko hagira ikintu gihinduka muri wowe. Niyo mpamvu Yesaya yaranditse aravuga ati uyu mufarisayo wikomangaga ku gatuza akavuga ngo jyewe ndashima Imana ko nta amategeko yose narayasohoje, niyiriza 2 mu cyumweru, ntanga 10 cy'ibyo mfite byose, ntabwo meze nk'uriya munyazi. Imana iramubwira ngo uyu muntu ntabwo azi kwitegereza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umufarisayo ntabwo yatsindishijwe. Kubera iki? Umva ukuntu Yesaya yabisobanura neza. Aravuga ngo muri kiriya gice twasomye cya Yesaya 64, reka mpabasomere mbasubiriremo umurongo wa 5, reka mbere ku wa 4. Nawe avuga nk'uko yavugaga mbere, aravuga ngo ubonana n'unezerwa ibyo gukiranuka akabikora, n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka, ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimazemo igihe kirekire, aho no gukizwa tuzakizwa, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga, twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhuye gukiranirwa kwacu. Iri jambo ridusobanurira neza uko Imana ibona abantu. Imana iravuga ngo n'ibyo mwakiranutse bigaragara nk'udushwambagara, kandi n'utwo dushwambagara natwo tukaba dufite ibizinga. Reka mbereke impamvu bimera bityo. Nuko ushobora gukora igikorwa cyiza, njya mbibona rwose. Reka mbaye ingero nkeya zibafasha kubyumva neza. Hari abantu muri 94 bagiriye abana neza, agafata umwana w'umukobwa afite imyaka 8 akamurera agakura akaba inkumi, ariko mfite ingero zigera nko kuri 3 cyangwa 4. Yamara kubona amaze kuba inkumi, kuko si umwana we yabyaye, akamufata ku ngufu. Uyu muntu yakoze neza, ariko arangije ya neza ye aza kuyitwikiriza ikintu kibi, igasibanganya bya bindi.
mushobora kubona n'izindi ngero. Umuntu akagenda akakugirira neza, ariko yamara kukugirira neza ugasanga yagira undi muntu iruhande akamugirira nabi. Ibintu byose ushobora no kuba uri umuntu mwiza pe, ukabwiriza ubutumwa ukigisha, ariko wagera ku rundi ruhande ugasanga utekereza nabi, ugasanga uvuga nabi, ugasanga ukerensa abandi, ugasanga urasebanya. Ku ruhande rumwe uri mwiza, ariko wagera ku rundi ruhande ukaba mubi. Noneho Yesaya agafata umwanzuro akavuga ngo n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'udushwambagara, natwo turiho ibizinga. Ni nko gufata umwenda mwiza wajya kuwuterura ukawuteruza intoki zawe zanduye, uwo mwenda uhita wandura n'ubwo wari mwiza. Ubuzima bwacu nuko buteye, muri twese twisesenguye, muri twese twitegereje, nta muntu n'umwe Imana yabona akiranuka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira kenshi, reka mbasomera andi magambo abafasha kubyumva, dusanga muri Yobu igice cya 4. Yobu aravuga ati rwose, uwitwa Elifazi mu gitabo cya Yobu aravuga ati rwose twese abantu ndetse n'abamarayika bayo nta n'umwe ushobora kugaragara kiranutse imbere y'Imana. Ibyo ngira ngo n'abamarayika, reka ndaza kubigarukaho. Muri Yobu ibice 4 wa 17 kugeza kwa 19, Elifazi aravuga ngo, Yobu ibice 4 umurongo wa 17 kugeza ku 19, ngo mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Nkanswe abantu baba mu mazu yubakishije urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu, bameneka nk'uwakandagira inyenzi. Urumva, uyu Elifazi aravuga ati imbere y'Imana nta muntu n'umwe ushobora gukiranuka, n'abamarayika ubwabo ibabonamo amafuti. Hari igihe njya nseka, njya mbabwira, hari umukristo umwe twigeze guhura avuye gusenga, ndamubwira nti se wasengeraga iki? Arambwira ati mvuye guhinduza marayika. Uhinduza ute marayika? Arambwira turabizi, ati marayika buri muntu wese ngo agira marayika umurinda, atari ko nkurikije ibyago maze iminsi mbona, ati marayika wanjye agomba kuba yaragiye gutembera, ashobora kuba asinziriye cyangwa akina amakarita. N'Imana iravuga hano, Elifazi aravuga ngo n'abamarayika bayo ijya babonamo amafuti. Hari igihe nibaza aho marayika aba yagiye, ariko ibyo nabyo tuzabimenya nitugera mu ijuru, kuko ngo imbere y'Imana ari n'abamarayika n'abantu nta muntu n'umwe ushobora gukiranuka ngo agaragare yera by'ukuri. Pawulo rero amaze gusesengura imyitwarire y'abantu n'uburyo bagerageza kwegera Imana mu mihango y'idini no kugerageza gukora neza, arangiza agira ati, umva ukuntu Pawulo abivuga neza mu Baroma ibice 3. Aravuga ngo twese nta n'umwe. Iki ngiki nicyo dukwiriye gusobanukirwa, ni nacyo gikosora iriya mitekerereze n'imivugire y'uriya mufarisayo. Pawulo kandi ni Zaburi nawe asubiramo mu gice cya 3, asubira muri Zaburi ya 14, aravuga ngo, Abaroma ibice 3 kuva ku murongo wa 10, aravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Umuhogo wabo n'imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusagwe bw'inshira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. Ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Urumva, arondora akavuga ati abadacumurishije ururimi bacumura mu mitima yabo, abadacumuje imitima yabo bacumura mu bikorwa byabo. Uko twagenda kose imbere y'Imana ntawe ukiranuka n'umwe. Niyo mpamvu ahandi mu Baroma ibice 3 umurongo wa 19 aravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Uyu mufarisayo wavugaga ngo yashoje amategeko, Pawulo hano aramuvuguruza, aravuga ngo imbere y'Imana nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha ibyaha. Noneho akaduha igisubizo cy'Imana kuva ku murongo wa 21 aho mu Baroma kugeza ku wa 26. Aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo bibiguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa
kubonerwa muri Yesu Kristo. Urumva hano igisubizo cyo gucungurwa kwacu, igisubizo cyo gukiranuka kwacu kibonerwa muri Yesu. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 yongera akabisubiramo. Abefeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 Pawulo aravuga ngo mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Akongera mu Filipi ibice 3 akaduha amagambo yenda gusa nayo ngayo. Abafilipi ibice 3 kuva ku murongo wa 7 aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mureke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Aya magambo yose nandi ntasomye atwereka ko gukiranuka nyakuri, gukiranuka kwacu kuva mu mirimo, ntabwo kuva mu mirimo yacu, ahubwo kuva mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, noneho tugafata icyemezo cyo kumwumvira nk'umwami wacu. Mu nyigisho zikurikiraho tuzagenda tureba uburyo dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu, uburyo dutsindishirizwa n'umurimo Yesu yadukoreye ku musaraba no kuzuka kwe, ariko tubanze dusobanukirwa iki ngiki ngo nta muntu n'umwe ushobora gukiranuka kubw'amategeko, ahubwo dukiranuka kubwo kwizera Kristo. Kuko iyo tumaze kwizera Kristo hari amagambo akurikirana muri ubu buryo. Iyo tumaze kwizera Kristo tukizera ibyo yadukoreye ku musaraba, baratubwira ngo tugaragara dutsindishirijwe, justifié mu maso y'Imana, tukagaragara nk'abakiranutse, atari ukubera ko twakiranutse, ahubwo ari ukubera ko twambaye gukiranuka kwa Kristo yaturonkeye kubw'amaraso ye. Ibi tuzabisobanukirwa mu nyigisho ziri imbere, ariko tubanze dufate iki ngiki ngo mu maso y'Imana n'ibyo twakiranutse byose bigaragara nk'udushwambagara turiho ibizinga, ariko iyo twizeye Kristo atwambika umwenda mushya ari wo gukiranuka kuva mu kwizera uwaducunguye. Reka rero twibaze iki kibazo: kuki Pawulo avuga yuko gukiranuka ari intwari ikingira igituza? Ubundi mu mitekerereze y'Abayuda n'abandi benshi batekerezaga yuko ibyiza byose biva mu mutima, ndetse n'Abanyarwanda niko batekerezaga, buretse ko babishyiraga mu nda, ariko n'umutima bawushyiraga mu nda. Iyo wabaga wahungabanye baravuga ngo umutima wangiye mu mutwe, bivuga ngo umutima wavuye mu nda ujya mu mutwe, umutima wangiye mu mutwe. Iyo wabaga uhumurijwe baravugaga ngo umutima usubiye mu gitereko, cyangwa umutima wasubiye mu nda. Bikubwira ngo iyo Pawulo yandika akavuga ngo gukiranuka ni icyuma gikingira igituza, ni ukuvuga ngo ni icyuma gikingira umutima, ukimenyaho gukiranuka kubera ko wizeye Kristo. Ibi tuzabigarukaho kugira ngo tubisobanure neza, ariko reka tubanze twumva agaciro k'umutima mu kwizera kwacu. Icya mbere, muri Bibiliya iteka ryose batinda ku kintu cyitwa umutima. Mu Migani ibice 4 umurongo wa 23 baratubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose ariho bikomoka. Ahandi na Yesu yigisha muri Mariko ibice 7 yabwiye abigishwa baravuga ati ariko mwebwe mwita ku biva hanze, ariko ndenda kubabwira ngo mujye mwita ku biva ku mitima yanyu, kuko ibiva mu mutima nibyo byanduza umuntu. Reka ayo magambo yo nyabasomere. Mariko ibice 7 umurongo wa 20 kugeza ku 23 Yesu aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya iratubwira ngo mutware gukiranuka, bivuga ngo mukore uko mushoboye imitima yanyu ibe mu gukiranuka kuva muri Kristo Yesu, ariko cyane cyane kwa kumvira Kristo nk'umwami wawe, noneho ukarinda umutima wawe kuruta ibindi byose, hakagira ibintu wemerera ko bijyamo n'ibindi wangira ko bijyamo. Iteka ryose
imitima yacu iba ifite ibintu byinshi bikomanga bishaka kwinjiramo. Uganira n'umuntu akakubwira abandi nabi, bikinjira mu mutima wawe. Ukaganira n'umuntu akakubwira ati kanaka yakuvuze nabi, bikinjira mu mutima wawe. Ukareba hanze ukumva ishyari riraje, ugatekereza ibitekerezo, ubuhehesi bukaza. Biriya bibi byose Yesu avuga nibyo Bibiliya itubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Kuko niba waramaze kuba umwana w'Imana, ukaba warogejwe n'amaraso ya Yesu, ugomba kurinda umutima wawe kugira ngo biriya byose byanduza umuntu bye kuwugarukamo. Ni ikintu gikomeye cyane. Ndashaka kubabwira amagambo abiri akomeye. Icya mbere, abantu benshi bacuritse ibintu. Uhura n'umuntu akakubwira ati mwene data rwose Imana ishimwe ndagukunda, kandi mu mutima we arimo kuvuga ayandi magambo. None Imana ikababwira ngo ariko mwitonde, kubera ko urusengero rw'Imana mwararucuritse. Murabizi ubundi uko urusengero rw'Imana rwari rwubatse, hanze habaga imbuga y'abanyamahanga, hagati hakaba amahera, imbere cyane hakaba amahera cyane. None twebwe twarabicuritse, inyuma dusigaye tugira hera cyane. Inyuma rwose nkuriya mufarisayo nkisiga irangi ryiza, mwene data Imana ishimwe, Yesu ashimwe, kandi mu mutima mvuga ngo aragapfa. Inyuma tuhagira heza cyane, ahera cyane twahashyize inyuma, mo hagati dushyira hera, noneho tugira hirabura cyane mo imbere. Ahahoze hera cyane niho twagize ahirabura. Niho tubika amashyari, niho tubika inzangano, niho tubika imijinya, niho tubika amashyari, niho tubika ubuhehesi, niho tubika ubusambanyi, niho tubika ubwambuzi. Biriya byose Yesu yavuze tubibika mu mutima. Aho kugira ngo mu mutima haba hera cyane, ahubwo hakaba hirabura. Ndagira ngo uyu munsi ducurukura ibintu. Mureke kwizera kwacu kwinjira imbere mu mutima, kuko biriya twibeshya. Abanyarwanda baravugaga ngo uhisha mu nda ngo ntiyibwa n'imbwa. Buriya abanyarwanda barishukaga cyane, kuko ku mukristo uhisha mu nda uba wishutse, kuko Imana irahindukira yabwiye Samweli, aramubwira ngo Samweli mbwirira aba bantu ngo mwebwe mureba iby'inyuma, mwita ku bigaragarira amaso inyuma, jyewe ndeba ku mutima. Hahandi wowe uhisha ibyanduye cyane, hahandi uhisha amashyari, hahandi uhisha ubuhehesi, hahandi uhisha ubusambanyi, hahandi uhisha inzangano zawe, niho Imana ireba. Rero jye nshatse nababwira ngo ahubwo nimuhindukire, mutunganye imitima yanyu, murinde ibyinjira mu mitima yanyu, mutware gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kugira ngo dushobore kunesha. Kubera iki? Kubera yuko iyo umutima wawe utunganiye Imana, muzabibona henshi muri Bibiliya. Hari ibintu bigera kuri 3 ngiye kurangirizaho. Icya mbere, gukiranuka biba intwari ikomeye cyane, kuko iyo uretse umutima wawe ukarindwa n'amaraso ya Yesu, ukarindwa ugaturwamo n'umwuka w'Imana, ukagenda nk'umwana w'Imana, ubwabyo ni ubutsinzi bukomeye. Kubera ko hari igihe Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo dore umwanzi araje, ngo ariko jyewe ntacyo mfitemo. Dongo Satani nta gapfunyika ke na kamwe njya ntwara. Iyi ni intambara ikomeye bene data nshaka ko turwana. Ntuzabike na rimwe agapfunyika ka Satani. Ibyo Satani ashaka kukubitsa byose ujye umubwira ngo ya Satani, jyewe nashyizeho detector, nsanga ibi bintu barimo kumbwira nibyo kunyanduza, nsanga ibi bintu barimo kumbwira nibyo kunyanduza, nsanga ibi bintu barimo kumbwira nibyo kuntera ishyari, nsanga ibi bintu urimo kumbwira nibyo kuntera umujinya, nsanga iyi filime ndimo kureba niyo kuntera ubuhehesi, nsanga ibi bintu nibyo kunjyana mu busambanyi. Ntabwo ndi bubyemere. Urinde umutima wawe, ugende nk'umwana w'Imana, kuko uzaba wanesheje urugamba rukomeye cyane. Kuko iteka ryose hari ibintu Satani ashaka kukubitsa, hari ibintu Satani ashaka kukubwira. Ujye umubwira ngo genda umwana w'Imana, ibyo simbibika mu mutima wanjye. Uko nukunesha gukomeye, uhagarare muri identite yawe y'umwana w'Imana, hanyuma wambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, umenye ngo umutima wanjye hari ibyinjiramo hari n'ibitinjiramo. Icya kabiri, ni intwari ikomeye cyane, kubera yuko intwaro ya mbere ya Satani ishobora abakristo benshi ni ukukumvisha ko Imana idashobora kukwakira kubera yuko wakoze ibyaha. Ibi tuzabigarukaho, kubera yuko iyo Satani ari kukubwira ngo ntabwo Imana iri bukwakire, ntabwo Imana iri bugukunde kuko wakoze iki cyaha, nta nubwo Imana izakubabarira, ndenda kukubwira mwene data, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Iyo Satani atangiye kukubwira ngo kuko wakoze iki ngiki, kuko wakoze kiriya, ntabwo Imana ikwakiriye, ujye umwibutsa ngo Satani, iki cyaha cyararihiriwe ku musaraba, ibyaha byanjye byose Imana yarabyakiriye, yarabihanaguye kubw'amaraso ya Yesu. Nta rubanza tuzacirwaho iyo turi muri Kristo Yesu. Icya gatatu, kiduha imbaraga zikomeye cyane. Muri Matayo ibice 5:6 Yesu aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko bazahazwa. Noneho 8 akavuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Iyo urinze umutima wawe, iteka ryose Imana irakwegera,
kuko ivuga ngo uriya muntu afite inzara n'inyota byo gukiranuka, azahazwa. Ibyo wifuza uzabibona, kubera yuko we urimo kumva ubutumwa. Niba wumva ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, Satani akajya kubwira ngo rwose, ngo nubwo uvuga ngo wizeye Yesu, ngo ntabwo Imana yakwakiriye, ngo nubwo uvuga ngo wizeye Yesu, kiriya cyaha ntabwo Imana izakikubabarira. Reka nkubwire mwene data, ibyaha byose Imana iravuga ngo niyo byatukura tukutuku, muze munyegere, muze tuganire, ngo ibyaha byanyu ngo biraba umweru nka sheregi. Ahandi Imana ikavuga ngo ni ikiranukira kutubabarira, kandi amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Ahandi Zaburi ikavuga ngo nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengero bwaryo, ngo niko yashyize kure yacu gukiranirwa kwacu. Wizere umwami Yesu n'ibyo yagukoreye ku musaraba, urabarwaho gukiranuka yaturonkeye kubw'amaraso ye. Hanyuma hasigaye urwana urugamba runesha. Niba wumvise ubu butumwa ukaba wari ufite ibintu byari byarakunaniye kubinesha, ukaba wari ufite umutima wicira urubanza kubera icyaha wigeze gukora, njya nkunda kubaha urugero kandi nzarugarukaho ubutaha. Hari abantu benshi bakora ibyaha bitandukanye, bakoze ibyaha bitandukanye, Satani agahora akubwira ati ubwo wakuyemo inda ntuzababarirwa, ubwo wishe umuntu ntuzababarirwa, ubwo wabeshye uriya muntu agatakaza akazi ke ntuzababarirwa. Ariko reka nkubwire, niba warihannye ukemera gukizwa, ukemera amaraso ya Yesu, ibyaha byawe byose amaraso ya Yesu abitwezaho, noneho tugashobora gukiranuka. Reka nkubwire mwene data wumvise ubu butumwa, ambara gukiranuka kuva mu maraso ya Yesu, ambara gukiranuka kuva ku musaraba wa Yesu, urwane intambara nziza unesha. Kuko igituma Imana idukunda ikatwakira si uko turi beza, n'ibyo twakiranutse byose bigaragara nk'ubushwambagara buriho ibizinga, ariko iyo twizeye Kristo atwambika gukiranuka kwe. Tuzabyiga ubutaha, tuzabikomeza twiga ku maraso ya Yesu n'umurimo wo ku musaraba. Ariko hagati aha ngaha banza wemere icyo Yesu yagukoreye, wambara intwaro yo gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Reka dusenge Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ureba abantu bose bumvise ubu butumwa. Ndabizi harimo benshi batari basobanukirwa yuko igituma twakirwa, igituma data dukunda, si uko turi beza, ahubwo nuko twakwakiriwe ukaba uri mwiza. Si uko twari dufite ubwiza bwacu, ahubwo nuko watwambitse ubwiza bwawe. Wemeye kwishyiraho ibyaha byacu, utwambika gukiranuka kwawe. Fasha ubwoko bwawe kubisobanukirwa. Mwami Mwuka Wera, umwami wacu yaratubwiye ngo nuza ni wowe uzenda kubye ubidusobanurire. Sobanurira abantu bose bumvise ubu butumwa, bumve gukiranuka tubonera ku musaraba, bumve imbaraga ziri mu gukiranuka, bumve imbaraga ziri mu kurinda umutima, nibarangiza bazigenderemo. Ubwoko bwawe umugisha, ubwoko bwawe ineza yawe yome aho bagenda hose, kandi mu byo bakora byose ubahe kunesha, ubahe kurwana banesha, ubahe gukiranuka, kandi atari gukiranuka kuvuye mu mirimo yacu, ahubwo tujye dukora imirimo myiza, kuko twakumenye mwami Yesu nk'umwami wacu, kandi twakwakiriye nk'umucunguzi wacu. Wumve gusenga dusenze uyu munsi, ukomeze uherekeze ubwoko bwawe bagirire neza, ko ni mu izina ryawe dusabye mwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka rero mbashimire mwese abo twafatanije ubutumwa bw'uyu munsi, kandi mbizeze yuko ubutumwa bw'icyumweru gitaha dushobora kuzabukora, wenda tubukoreye mu rusengero, kubera ko noneho guhera ku wa mbere tuzaba twasubiye mu kazi. Nimuzabona twabukoreye mu rusengero ntimuzagira ngo twishe gahunda, tuzabukora nk'imirimo dusanzwe dukora y'itorero, kugira ngo twongere tubakumbuze urusengero kandi tubabwire yuko rugihari. Ariko n'uno munsi reka nongere mbabwire ngo umwanya ukurikiyeho tugiye gukora umurimo w'Imana wo gutura ituro ryacu. Imana ibaha umugisha, muraza kubona imibare mukoresha mutura. Imana ikomeze kubongerera imbaraga, Imana ikomeze kubayobora, kandi dukomeze gukiranuka muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.